yitwa Rio Talk Rwanda. Ahangaha tugiye kujya tuganira amakuru menshi agiye atandukanye, yaba aya hano mu Rwanda, kuri umugabane wa Afrika, hanze y'u Rwanda, muri Europe, byinshi bitandukanye ugomba kujya ubyumvira ahangaha kuri Rio Talk Rwanda. Nge nitwa Vero, nge tugiye kujya tubana, ariko nzajya mba ndi kumwe na mugenzi wanjye Ruganzu umeze neza? Ya mforme Messi Avero, nawe ndabona ibintu ari umutekano kabisa. Meze bon. Meze neza cyane, ikirere gikonje kitarimo imvura nyinshi, mu bice na bimwe by'igihugu hari naho iri kugwa, ntekereza ko ni igihe cyayo mu by'ukuri. Yego, ubwo rero abantu babyumvise ko tugiye kujya tubana ahangaha tubagezaho amakuru menshi atandukanye, by'umwihariko aya siporo, ariko nibiba ngombwa n'andi yose tuzajya tuyanyuza ahangaha. Reka rero uyu munsi dutangirire muri siporo, ariko tunavuge by'umwihariko ku makuru arimo kugenda avugwa ku mugabane w'Uburayi. Turaza gufata iminota mike cyane, ubwo rero niba ari bwo bwa mbere ugeze ahangaha, banza ukore subscribe kugira ngo ibintu bijye bigenda neza cyane kabisa. Na mpamvu yo gutinda tazabaza ngo byagenze bite, amwe y'indani muri bya binyamakuru ushobora kuba kwandarating, ariko byanze bikunze kaba bifite ubwino. Sigaye numva terime technique yamaze gukura ni zandani zo muri za Carpetas, Blaugranas, ahantu hose muri Football Italia, za Daily Star, Daily Express n'ahandi hose tukagenda tukurebera ibirimo. Ayo makuru tukwemfominga ariko bijyana n'icyo nakwita analyse na iri deep cyane. Yego, reka dutangire mu ikipe ya Real Madrid, aho kuri ubu ngubu muri Madrid witwa Thibaut Courtois, umuzamu wabo w'umubirigi, yamaze kuba agira ikibazo cy'imvune, aje asanga Fede nawe wagize ikibazo cy'imvune. Navuga ngo ni umwe mu basore kuri Madrid iramutse imubuze byaba ari ikibazo gikomeye, ariko amahirwe nuko bavuga ko imvune itazatinda, bishoboka ko nka nyuma ya international break yaba yagarutse. Urumva nyine ni international break already, urumva ababirigi tayari bamaze kuba mutakaza, bagiye kujya muri trêve internationale batamufite. Kugenda udafite umuntu yitwa Thibaut Courtois, ikizane no kubona ko aha ababirigi bahagaze si habi cyane. Kuri equipe ya Real Madrid rero ko bamubura, ntekereza ko byaba ari ibindi. Turavuga Madrid yaraye itakaje amanota, sibyo? Itakaza amanota 2 mu gihe Barcelona yo yari yatsinze. Ariko nanone kuri Real Madrid yatakaje aya manota ni mu ijoro ryakeye, akako ka Courtois karimo. Match ya Liverpool twabonye uko byari bimeze, iyo ataza kuba Thibaut Courtois byari kuza kuba ibindi. No mu yindi mikino yagiye navuga ngo itambuka. Nushaka ko nasubiza amaso nyuma kuri match Madrid yatsinzwemo na equipe ya Atletico Madrid 5-2. Ntabwo yari igaragaje cyane kuba Thibaut Courtois. Nige twari kuza gushitwa, twasanze Madrid yari ibitego 7. Gusa wenda urumva amakuru meza arimo nuko nyine ntabwo ari yamvune iza kumara igihe, kuko urumva ari imvune iramara igihe, urumva haba harimo ikibazo. Turavuga uyu Trent Alexander-Arnold, wenda tumaze ngira ngo iyi ni game ya kabiri tumubonye kuri bench, urumva ari kuri bench, kibaza ngo sikuki Federico Valverde adroping akajya gukina kuri kabiri, sibyo? Ariko nyine ntekereza ko kuri Xabi Alonso cyatekereza no kuvuga ngo aba basore yaba Thibaut Courtois, wenda Dani Carvajal ngira ngo yari afite rouge yo kuri Clasico. Ni rouge ni cyana we ni Noke Carvajal kuri Dani Carvajal kuri Clasico bari bafite utubazo tw'imvune, bari bataragaruka neza. Yego, urumva ngira ngo nyuma yaho nibwo yahise avunika iriya mvune y'igihe kirekire. Byanze bikunze rero urumva ko ntekereza ko kubu uramutse ubuze Courtois akaza asanga Chouameni ngira ngo iki ni match ya muri equipe nationale, Didier Deschamps ntiyamuhamagaye. Uramutse rero umubuze ubaburiye rimwe, bikaba ari ibintu bimara igihe kirekire. Navuga ko ntabwo yaba ari inkuru nziza kuba Madridista. Gusa ikindi cyo kwishimira buriya kuri Madrid, ushobora gutakaza Thibaut Courtois, ariko buriya ikibazo cya Real Madrid ntabwo kiri mu izamu cyane. Yego, ahubwo ikibazo cya Real Madrid usanga hanini kibereye muri defense. Nyine ubona ko ni beza par rapport ya FC Barcelona, ariko nabo ntabwo baragira ya stability. Ntabwo ari beza cyane urebye nyine uburyo ki nka Madrid buri wese aba yifuza. Iyo Madrid kandi tugenda tuyivaho, wabibonye ko ibinyamakuru bitandukanye nyuma yaho
Arda Güler ari kwitwarira neza muri iyi kipe. Byavugwaga ko hari amakipe amwifuza, Arsenal, Man City, ariko amakuru aturuka hari akavuga ko Madrid nta kosa bakora ryo kurekura uyu musore. Ni umukinnyi mwiza ku buryo nyine kuba yavugwa muri izo ekipe zose ntabwo ari igitangaza. Sometime bino bitangazamakuru byo ku mugabane w'Uburayi hari igihe biba bifite ayo makuru ya nyayo sibyo, ariko bikanayubakiraho mu kuduha navuga ngo mu kuduha ibyo twe nka audience dushaka kumva. Hari ukuri kw'ibintu, ariko hari n'ibyo twewe nk'abakonsomateri dushaka kumva. Kuko mu by'ukuri kubona ngo uwitwa Arda Güler aratekerezwa gusohoka mu kipe ya Real Madrid, kandi tubibona neza ko ari shushu wa Xabi Alonso. Yego, nta birahita ikintu bita bizana mu mitwe ya benshi. Iyi article aho uyibona hose ugomba kuyisoma. Umuyoboro chaîne runaka unyiraho iri kwitambutsa, ugomba gupayinga attention ukumva ikigira gite icyo bavuga. Ntekereza ko nta nubwo ari kuri Arda Güler gusa, ahubwo biranaterwa nicyo nge nakwita chaos cyangwa se chaos bitewe nuko pronunciatinga iri muri mediane equipe ya Real Madrid yo kwibaza ngo ninduvamo nindujyamo kugira ngo tube dufite icyo kintu cyo gustabiliza ibyo bintu byacu. Ubwo baravuga ibyo, baranatekereza kuzana kagasore kari muri Como kane ko pass nako bakakagarura nako dese mugakina hari abari Zagreb bakina hari hagati mu kibuga no mu mande gutyo. Mission impossible. Urumva rero biragoye ko Arda Güler yasohoka, ariko nyine buri iyo batangiye kunoganuga haba hari icyo bashingiraho. Ubwo ntabwo twagenda nakubajije kuri Marcus Rashford mu ikipe ya FC Barcelona ari kwitwara neza. Ni Rashford kuva yagera Barca ubonute usobanurute? Ni Marcus Rashford uburyo nge musobanuramo ni umwe ni Rashford navuga ngo wongeye kugaruka mu bintu bye. Hari ikintu kibaho wenda ku bantu bize nk'amateka cyangwa se uvuze revolution cyangwa se impindura amatwara ukuntu ushobora kuhita babyumva neza. Hari igihe revolution iba, urumva wowe revolution yabaye ukaba uri hahantu nyine uri kumwe n'iyo revolution, ariko wowe ntiwevolving nyine ikintu cya evolution ntikigere kigutwara, ugasanga impindura amatwara yabaye ariko wakomeje kubamo wa wundi wo muri wa mbere ya revolution. When impindura amatwara yabaye ariko we ntiyigeze uhinduka, ntunashaka guhinduka. Kuri Rashford ajya muri Aston Villa ubona ko nyine bisa n'ibyamugoye, noneho ajya kugira ibyago akubitana n'imvune. Agiye kugira amahirwe yisanga muri FC Barcelona. Yego, ni FC Barcelona ifite ibibazo by'ubukungu idashoboye kujya ku isoko, irashakisha ibonye Rashford uyishaka, ariko nawe kamvuge ngo bamushaka. Yego, kuko Rafinha yari yabaye mwiza, ariko Rafinha se wundi tuzi ni wahe? So muri Leeds wenda ni muri Leeds. Ni Leeds nyine kuva yagera Barca umwaka we wa mbere ntabwo byakunze. Yagezemo 2020 niba ntibeshye 2020. Yego, yagezemo Leeds kimara ikirindimuka. Ubwo rero navuga ko Rashford yagarutse nyine hahantu nyine Rashford yakabaye ari handi ushobora kwicara uvuga ngo nguyu Rashford, kuko Thomas Tuchel kumuhamagara muri equipe y'Ubwongereza kuri inshuro ntabwo ari handi umuvuga ngo nari muzi hari ibihe byiza yari afite nzi, ariko ubu ntameze neza, reka muhamagare ne kumujugunya kubera ko n'umukinnyi wa equipe nationale. No, ni Marcus Rashford uri muri equipe nationale Free Lions kubera performance ye. Ntabwo ari ibintu nyine uvuga ngo ni Rashford bateruye bagira gute batereka muri equipe y'Ubwongereza. Ugiye kureba ku mibare ye, ni imibare navuga ngo ivuga muri La Liga gusa amaze kugira uruhare mu bitego 8. Come on, assist 3 n'ibitego 2. La Liga gusa, Champions League hose ari kwitwara neza, kandi ni ibintu usanga akora back to back. Agiye nyine ntabwo avuga ngo ndanyuze mu match niba atatsinze ni assist. Yego, urabona ko rero numwe mu bari kwitwara neza. Uwo bita Pep Guardiola ati kuri Mikel Arteta yankanze Pep shitani. Witwa Pep muri press conference nyuma yuko itangaza ikiganiro nyuma yuko match yari irangiye amaze kugarika ikipe ya Liverpool, ikipe yagaritse nyine undi umuntu yakubise half time full time akagutera bitatu, ubundi ni nkamaga, ni bya bindi byaba bavandimwe Inyarugenge. Urumva
yaramaze kuyitsinda ayisumbya ibintu byose nyine ubona ko wenda nayo ikintu nabonye none gisa n'ikirwaro cyane witwa Florian Wirtz bavuga bati abasenguzi benshi ari ku mugani w'Uburayi ba Sky Sport, Talk Sport ni benshi cyane Demira abandi kandi ndetse bavuga bati ukwiye kuva kwizimukarikira agakupo mu kibuga kuko Florian Wirtz biragaragara ko nyine ntabwo biri gukunda kandi umukinnyi ashobora kuba yaba flop ibyo uvuga ngo yatravaye ntabwo nyine mukuraho n'icyo gitutu mbese agene uko yatravaye kose abantu bari biteze Florian Wirtz utandukanye bari biteze Florian Wirtz ugomba kuza muri ya mediane akaba umwe mu bagomba kwitwara niba tuvuga ngo yaje asangamo Dominique Szoboszlai azasangamo McAllister asangamo na Ryan Gravenberch abantu bumvaga ko muri bari abatatu by'umwihariko Szoboszlai niwe wabonaga ko ibinyamakuru byinshi bya predictingaga ko yabura umwanya muri kiriya kibuga ariko byarahindutse ahubwo ubu Dominique Szoboszlai ni umwe mu batwaye ikipe ya Liverpool gusa nyine ku mugoroba ntabwo byagenze neza bakubiswe ibitego 3 cyane rwose ikipe yashoye byinshi ubungubu ntabwo iri kwitwara neza ariko se nanone icyo nkubaza tuvuge ko City yagarutse ku gikombe ari umwe mu bakotenda beza bahare Guardiola ngira urabyuka ko mu minsi ishize yaravuze ngo nzatangira kubara nyuma ya Noheli sibyo yavuze ati igikombe ubundi ntabwo gitwarwa mu kwezi kwa 11 haracyari kare cyane rwose yongeye abisubiramo noneho baramubaza ngo ese Pep ku gikombe cya shampiyona ubibona ute ubwo nyine urumva bamazaga bapointinga kuri equipe ya Arsenal ka Memo yanganyije na equipe ya Sunderland ibitego 2-2 yego Guardiola yahuranyije nyine uvuga ngo mu kwezi kwa 10 mu kwa 10 no kwa 11 nguru wa mbere ngo hatwaye igikombe ati muzabarize igikombe suko gitwarwa hanyuma icyaje kurikiraho ni iki bati equipe ya Sunderland ejo ya rumva yari yakinnye mbere Man City ikina bakinnye kwa 6 Man City ikina ku cyumweru yego bati ese ho bimeze bite ati ngewe ntabwo abakinnyi banjye nigeze nteguriye match mvuga ngo mugende mujye gutsinda uyu mukino kubera ko equipe ya Arsenal yagize itena niyo gutsinda equipe ya Sunderland ati kandi niyo Sunderland muri Rwanda ratinga ati behind the scene irimo irakora ibiki ati rero igikombe ntabwo gitwarwa mu kwezi kwa 10 na mu kwa 10 no kwa 11 kuba wabura aho ngaho uri top ntabwo ari byo biguha uburenganzira ati ahubwo uko ugenda ukura gake nibyo bituma ushobora kuzagera ku munsi wa nyuma ukiri title contender cyangwa se ugihanganiye icyo gikombe ati rero twamaze kugaruka mu mujyo mwiza nge Arsenal muyireke ndareba Liverpool nka champion umwaka ushize ubu iyo niyo equipe ugomba guhanga amaso equipe ya Liverpool yatoye igikombe umwaka ushize iyo niyo ngomba guhanga amaso amaze kuyigarika niba nagaritse champion umwaka ushize nishimiye ko namaze noneho kubegera urumva ntabwo ari kwegera Arsenal ari kwegera Liverpool kandi aho kuvuga Arteta uyoboye arimo arirebera Arne Slot yaramaze no kugarika mutipe ni shitani rangashi politiki itaba nge ndimo ndareba ngo umushampion ndareba champion ngo Arsenal muyinkiza urumva nyine arahuranye pe kandi noneho Man City nyine yamaze kukwegera gusiga ibyuya ntabwo yabyoroshye kuri Arsenal biraza kwisaba imbaraga nyinshi cyane nayo kugira ngo turebe niba koko uyu mwaka wabo wayo gusa kuri City nyine iyo yagarutse uba ugomba kuyifiringa noneho niba yatangiye kurasa ikipe nka Liverpool ibitego 3 mu buryo nk'ubu ngubu ikipe twabonye yitwaye neza ikina n'ikipe ya Real Madrid ikipe yari imaze kurasa Aston Villa tuvuga ngo se yaba yagarutse ariko Pep yase yongera kwereka Arne Slot ko agifite byinshi byo gukosora ari nabyo nyine bituma aba basore ba Florian Wirtz abantu bakomeza kubagarukaho ahita yongera akayerekana ko uwo Wirtz waje hari byinshi akeneye gukora kugira ngo yisange muri shampiyona y'igihugu y'Ubwongereza mbeshi bona bavuga ati uyu musore Wirtz ati naho atandukaniye na Anthony ngo yaje mu ishusho ya Anthony wenda habakiri mu mboni zanjye mbona ko haracyari kare habakiri kare hako flop zibaho ya nibyo basaco baje ari abakinnyi bari kwitwara neza ikindi nabonye ko habakiri kare kubera ko buriya
ikintu gikomeye cyane gikeneye no gukorwa akeneye kuba gukansoringwa cyane gusumbya ibindi byose kumushye ntabwo akeneye n'imyitozo arayikeneye ariko ubu ntabwo mbona ko atariyo priority kandi no mu buzima busanzwe uzabirebe akazi kose waba ukora ibyo wabamo byose iyo mu mutwe navuga ngo bitameze neza birapfa nyine wamaze buri shamba nyine ushobora kuza performinga ariko kuri nivi itandukanye niyo wagaperforminzeho umeze neza akeneye kumukansoringa waguzwe amafaranga menshi nibyo hari ibyo abakunzi ba equipe ya Liverpool bakwitezemo ariko keep calm nyine gake bizagenda biza kubera ko apari yo kuvuga ngo Florian Wirtz subiriye muri kuri Alexander Isaac na wenda apari yo kuvuga ngo afite imvune ko nyine ibyo abantu bari bamwitezemo sibyo yatanze abwo ari nyine ariko nyine nko kuri Wirtz itandukaniro riba ririmo niringiri uwo mwanya wo gukina yarawubonye ikipe itangira nibyo idatsinda ibitego byinshi ariko mwicyo gihe yanatsindaga ntabwo yigeze na producinga na assist imwe cyangwa n'igitego kugeza n'ubu ngubu umutoza aracyamuryamyeho ari kumuha mwanya ariko kugira icyo akora kugira ngo atsinde icyo gitego kugira ngo atange iyo assist imikino yanditse 077 yanditse 8 9 10 byose byarageze nta gitego na assist niyo mpamvu nyine ubona ko abantu bamufiteho ikibazo urumva nyine turebe uzano bita bikurira igitutu kunuza kuri Alexander Isaac se we ntabwo arabona uwo mwanya Alexander Isaac nubwo dusuppose ko yari kuba yanawubonye sibyo uhasanze Hugo Ekitike nako murazanye muje mu ntuzime Hugo Ekitike araje atangiye kugira ate gutsinda new signing yego ntabwo dushobora kutazabyitaho cyane cyangwa se n'abafana b'equipe ya Liverpool ubwo ni babyiteho ariko hazavuga ngo ni new signing bashiye kugira gute guperforminga neza ariko wibuke ko we Florian Wirtz byasabye ko badropinga Alexis McAllister witwaye neza muri iyo saison noneho igihagarukiye araperforminga kukurusha ikibayeho kuri wowe ntabwo bagukurikiye muri wa mwanya wabo warimo bagira ngo performingemo bakujyanye ku mwanya wa Kodiga Kupo uhageze nabwo nta gitego nta assist ikintu gisigaye kivugwa ngo yirukanse mu kibuga igihe kinini ngo yakoze ibirometero byinshi wajyaga hehe kwirukana ni kuruse muri football ni numbers ntabwo vision ubundi none se ni Usain Bolt baguze Usain Bolt cyangwa baguze kugura buri doke baguze Wirtz ngo azabafashe gutsinda ibitego reka tuve kuri Liverpool umuwinga ni igitego cyangwa assist situ ya umwanya kinamo ni ibitego cyangwa assist rero yatabikoze niyo mpamvu iyo pressure yo itabura wabibonye mu gihugu cy'Ubutaliyane ko witwa Antonio Conte nawe na Napoli ntabwo ibintu bimeze neza na nyuma yaho Kediba avunikiye ubona ko imibare ku ruhande rw'ikipe ya Napoli yagiye isubira inyuma ubu ngubu rero abayobozi b'ikipe ya Napoli ndetse na Antonio Conte bafitanye inama kugira ngo barebe ese ni iki cyabaho kugira ngo ikipe igaruke mu murongo mwiza ni shampiyona y'igihugu y'Ubutaliyani ubona ko haracyarimo akagufwa iracyaremereye ariko nyine ibyo bije nyuma yaho akubiswe n'ikipe ya Bologna yamukubise 2-0 urumva Bologna nameze neza cyane kuko apari iyo Bologna no ya match ya Torino yego nayo yaraje aragarikwa ubwo rero ntekereza ko nge ntabwo natungurwa ushobora nko mu kipe ya Napoli si De Laurentiis yiyobora cyane we niba De Laurentiis ashobora gutandukana na Kivic sibyo De Laurentiis agatandukana na Osimhen yego twagiye tubona ukuntu yagiye atandukana na Bakuribari nyine ni De Laurentiis ubundi De Laurentiis ntekereza ko abaye nshobora kumufata namushyira muri angle imwe ya Roman Abramovich akiri muri Chelsea gusa aho bitandukanira nuko De Laurentiis we abijyamo wese mu gihe nko kuri Romani we yarakubwiye we bihabwa afite abatekinisiye nyine icyo baravuga ngo mumpe raporo mumbwire ikitagenda nkubure ariko undi we abyigiramo nta kuba uwitwa Antonio Conte yakwirukanwa byo nta kintu nta nkuru yabirimo wenda kubwanjye haracyari kare bashobora kurebera hamwe nyine ibyo bitagenda bakaba babikosora ikindi kinatera isereri cyane ntabwo ari gutsindwa muri Serie A gusa
muri Champions League naho ari kwitwara nabi kuko PSV ntiyamunyagiye bisenke bitandatu rwose. Urumva rero nyine bari ku mwanya wa 24 muri Champions League. Isukari razamukira henshi aramutse atsinzwe izindi game ebyiri byaba bitangiye kuba umuryango wo kubura na playoff. Magingo yaho bigereye nta playoff wakwiziza ikipe ya Napoli. Dukurikije ukuri gukina biragaragara ko ari imwe mu makipe atari kwitwara neza cyane. Ubwo rero reka tuze kureba ni iki kiri buze gukurikiraho mu ikipe ya Bayern. Ngo buri inshuro ebyiri zose bahamagaye mu ikipe ya Juventus de Turin babaza uwitwa Dusan Vlahovic. Uyu musore urabona yajya mu ikipe ya Bayern, hari ikirimo cyatuma nyine Bayern mushaka cyane ku buryo twakwitega ko iyi nkuru hari icyo yazabyara. Wese ubundi kwera iki Bayern yabishaka Dusan Vlahovic bafite Harry Kane, twarabonye batira mu ikipe ya Chelsea ndetse Nicolas Jackson bikaba biri na rekiri ko bazamugomana. Ubundi kubera iki nyine batekereza kuba batwara uyu musore Dusan Vlahovic? Ntekereza ko wari ukomeje kuri Nicolas Jackson ashobora kuza agaperforminga akagira ibyo guha bishobora no kuba wenda byakunyura mu gihe mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, ariko ntabwo ari wa Jackson nyine uvuga ngo arapropose ibintu byinshi. Wenda uretse ko uyu Vlahovic navuga ngo ari umukinnyi na nyine hari uburyo atigeze, hari uburyo umukinnyi akura ariko kurenga urwego ntibikunde wenda bicye na kabona nyine urwego kururenga biri kugenda bigorana. Bimwe twavugaga byo kuvuga ngo hari byo muri Napoli byo gusa n'abakimbirana n'abayobozi, uyu nawe navuga ngo byarabaye mu masama transfer agiye atambutse, kumva inkuru nyinshi ziramusohora, amakipe agakomanga ariko agasanga swati amafaranga bamwifuzamo n'ibyo bamwexpectingamo wenda ntabwo birimo biragira gute, ntabwo birimo biramatchinga, sibyo. Ikindi ugasanga ni warutahizamu nyine utarakonvetse cyane ku buryo nyine ikipe yajya kumureba ivuga ngo reka dushyiremo imbaraga ibyo Juventus de Turin dusaba tubitange kuko tubona ari rutahizamu uje guhindura ibintu. Yego, ariko kuri Dusan Vlahovic mu buryo bwa tara, mu buryo bwo kubona izamu abaye ari muzima, kuko nk'ubu turavuga Juve bafite abasore benshi cyane bagiye batandukanye. Bafite uyu musore witwa ngira ngo ni Roi Openda, sibyo? Yego, bakuye mu ikipe ya PSV Eindhoven mu Birigi. Bafite undi ni Jonathan David, if I'm not mistaken. Yego, ni hwari ni batatu. Byibura bashobora gukina hehe ku mwanya wa Dusan Vlahovic. Yego, bajya kuza Dusan Vlahovic nuko yari yapushinze ashaka iki gusohoka. Mu byandi magambo muri Juventus ushobora kuba atarabayemo mwiza bitewe na condition de vie ari gukoreramo. Bivuze ngo niba uri ahantu utagombye kuburi iri foko nyine ugira usoko gatanga iki imihoho. Kuri icyo kintu cya Bayern Munich rero imushaka, njyewe mbona Vlahovic na Jackson ntabwo sincerely speaking ntabwo ari nivo zimwe. Vlahovic ari hejuru ya Jackson. Ntekereza ko rero kuri Jackson birashoboka wenda haracyari na kare, sibyo? Ariko ushobora kubyita kare, ariko harabura ukwezi n'ibyumweru bitatu twinjira muri January transfer window. Inkuru nk'izo kuba zatangira gusohoka ntekereza ko ntabwo byaba ari igitangaza. Rero birashoboka cyane ko ashobora kukipinga Jackson cyangwa akipinga n'uyu musore. Why not izi nkuru ziza mbere ya January transfer window tutakwisanga zanamwerekeje ahandi, swat kuba bamutiza cyangwa se bakagira n'andi bantu bamwerekeza, nabyo n'ibintu navuga ngo bigize gute bishoboka cyane. Rero ko bamutekerezaho ntabwo yaba ari inkuru, kandi ageze mu Budage ntekereza ko ashobora kuba yaperforminga. Erega Jackson nawe nubwo abihusha ariko nawe nyine ntabwo ari wa muntu wagiye muri Bayern navuga ngo wazimiye cyane ku buryo anabitsinda ariko cyane, kuko hari nka match bamushyizemo match banziriza iyi ngiyi bakina na Leverkusen, match ya Leverkusen yego yitwayeho neza cyane. Vincent Kompany rero uhukije abakinnyi hafi 7 mbere yuko akina na Paris Saint-Germain, navuga ngo yari umwe mu bitwaye neza cyane. Ubwo ikindi twagarukaho tugenda tunasoza ni Manchester United, dusoreze kuri aka gakuru. Kavugaga ko ari ibinyamakuru byari byatangiye gutekereza ko uwo bita Rasmus Højlund uri mu nizanyo mu ikipe ya Napoli mu kwezi kwa mbere bashobora kuba bamugarura bijyanye n'ikibazo cy'imvune Benjamin Sesko yagize. Akiyongeraho ko mu kwezi kwa mbere ndetse no mu mpera z'ukwezi kwa 12 mu gikombe cya Afrika Madi Diallo ndetse na Bryan Mbeumo bose batazaba bahari. Kavuga bati rero byategerezwa kuko Manchester yagarura Rasmus Højlund, ariko
andi makuru akavuga ko ibyo ngibyo ntabihari. icyo cy'imvune ya Sesco wowe niba ari ebyiri ya match wabonye iri ari imvune cyangwa n'isoni bandimwe ewana yakirasi za muri rangaye arasohoka basigari 10 biba karito rouge annex disundi wenda ntabwo nundi ntaziba ze expecting cyangwa se zitezwe ariko nyine ntekereza ko Sesco aracyafite urugendo ureba Rasmus Hojland batanze wajya kumukompara ku mibare ye ugasanga nyine nta kintu amusumbya wenda kumugarura ntekereza ko ntabwo cyaba ari igitekerezo cyiza ariko nanone nawe ni yabikunda sinzi niba kuko muri Napoli araryohewe ari kwitwara neza cyane amaze ugira ari kubitego ngira ngo 7 niba nibuka neza ibitego 4 na assist 3 nuko yabuze papa we Kevin De Bruyne wamusavinga ngo bonde bwo byakabaye tuvuga n'ibindi rero ntekereza ko kuvuga ngo urahita ukora noneho record mu kwezi kwa mbere biragoranye cyane uyu musore nawe atagetinze Coupe du Monde ubwo rero kuvuga ngo yahitaza yageze aho ari kwitwara neza se Napoli ubundi yabyemera ibyo byose nyine biragoye ubwo ikindi Manchester United muri uko kwezi kwa mbere baratekereza kuba basinyishamo umukinnyi wo hagati mu kibuga ntabwo ari ubwa mbere avuzwe Conor Gallagher kuba yaza mu ikipe ya Manchester United. Sorry to say so ariko uyu musore agira karita ajya guhuza na Ngolo Kante wenda bashobora no kuba batanakina umwanya umwe sibyo kuko ngira ngo uyu musore n'umu box to box uyu Conor Gallagher muri equipe ya Chelsea ubundi ku ngoma ya Pochettino kuko niho nyine navuga ngo tumuzi ari nayo sezo yamuteruye nyine gahita imujyana muri La Liga mu yandi magambo we yashaka no kuguma hehe i Londres uyu musore kuri icyo navuze kiyo karita bajya guhuza wenda ntagire umuntu unyumva nabi ntago ni kugereranya Gallagher na Ngolo Kante kuko ni wabyiranyije imodo ho ni gare uyu musore hari imikinire nyine ikintu cya pressing imbaraga umwuka from the beginning to the ending ubona ko nyine agerageza kubikora kuri ya niveau navuga ngo yo hejuru birashoboka cyane ko wenda ashobora kuba yajyayo ariko ni amahirwe make yo kuba yaba kuko ntekereza ko Manchester United iramutse inakoze move yo gushakisha umukinnyi wo mu kibuga hagati yaba ari umukaseri nimero 6 za gufasha hariya kwa Ugarte na Casemiro ariko nubundi mbona ntugutira wenda no mu buryo bwo kuvuga ngo tugire iyo swadi remereye abo bakinnyi babe bahari tugira abakinnyi benshi bahari kandi bafite icyo bashobora kuba batanga ariko niba ufite Kobe Mainoo uri aho ngaho wicaye ku ntebe utari gukoreshwa tuvuga ko nabakenye babiri bombi mu myaka ishize ubwo bari mu bihe byabo bahamagarwaga mu ikipe y'igihugu y'Ubwongereza uko bagiye batakaza umwanya niko nabwo bagiye basohoka mu ikipe y'igihugu noneho rero ufite Mason Mount mbona byaba Fernandes nawe waramudropinze asigaye akira nko box to box yego biragoye bakeneye typical number 6 kuruta nyine kuba wavuga ngo uramuvinga ujya handi hano biragoye ubwo kindi ni Tottenham yifuza Rodrigo Goes kuri miliyoni 70 rwose ngo baramwifuza cyane ibinyamakuru bitandukanye bimaze igihe bibyandikaho ntabwo imumerita ntabwo imukwiye na uyu musore ntabwo akwiye gukina muri Tottenham nge mbona nyifata nk'ikipe itari serie kuko match ya Manchester kwaje agakina katsinda ibyo bitego uruhande rw'umukinnyi byaba ari sa kuri performance none se akeneye ahantu Plaza City tereka Bayern tereka PSG akeneye nyine za equipe navuga ngo iwabo zitwara neza ziryana umwe bari nka Chelsea wenda nayo nubwo navuga ngo hari Chelsea ifite benshi ariko benshi ifite biragoye akeneye reba nk'uko Luis Diaz yagiye muri Bayern mbona akagasore nako kagiye ari abyakunda agiye mu makipe nka Liverpool yakwitwara neza cyangwa se nyine yaba ari mu ikipe ubona isa nkaho yenda kuba iri kuri niveau ye ni ups and down uko narebye match yayo na Chelsea ndiwa match yayo na Tottenham Hotspur ni match batsinzwe mu buryo bumwe noneho basigaranye ikibazo cy'umuntu ninduza kudusohorera imipira muri mediane uyu Parinya yaza gakina neza positionnement
ntata umwanya ariko gusohora imipira ubona ko bisa naho bigoranye cyane ubwo no kurinda tukareba nyine icyo bishobora kuba byatanga muri ku kwezi kwa mbere even no muri summer transfer window kuko nabyo birashoboka. Rodrigo Guze n'umukinnyi Madrid navuga ngo wamaze gupekingwa oda na biragoye nyine ko wavura umwanya wo gukina. Reka dusoreze ahangaha, reka ngushimire cyane Ruganzu. Abakozi cyane Veni. Ubwo rero abantu bakomeze badukunde bakore subscribe kuri Rio Talk Rwanda. Twebwe tuzagaruka n'ubundi tuzajya tubaha amakuru menshi mu murongo umeze nk'uyu nguyu i Burayi, mu Rwanda naho igihe hari ingingo zifatika umuntu yazicara bakaziganiraho ese n'ibindi byinshi byose. Ubwo rero mwakoze cyane.